round two story ari imituku kuba tutavugana nuko nta n'isuku ubwenge mu gicuku buzaza nta n'inkuru uzajya utuza wumva ukuri kwa papa mukuru byananiye abana abasaza badashaka kumva no gutamba ngo ntibagisagamba byajimije injyana iranga ica mu nanga iyo umaze kubacanga bakuramo ifaranga. Uhura mu makamba byari bimeze gute uwo munsi wa mbere duhura nawe muri room n'abandi bashuti bacu kuko twahujwe n'inshuti twese nyine mu rukundo ku mwana bakunda inshuti zabo hanyuma nanjye niho twahuriye ndumva twarahuye ari ku Gisozi. Byari bimeze gute uterura umwana wawe uterura akambuga ati man? I cried. You cried? Yes, so I cried nabonaga akambuga kemoye avuga ntabwo bibaho nyine. I cried. Ni ibintu birenze nibyo byanyumvishe mbaye. Wahitamo kuba umusitari ariko nta mafaranga ufite cyangwa ukagira amafaranga ariko utari umusitari? Nkwaye ikaze kandi ndagushimiye cyane. Welcome to Uptrend TV show. Ni TV, ni YouTube channel uzajya ubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi turi mu kiganiro cyitwa The Soulmate Room, muzajya mubanamo nanjye Malayika, musanzwe mumenyereye ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko ntabwo nzaba ndi kumwe ndi njyenyine, nzaba ndi kumwe nawe. Yes, azajya bari kumwe na Chance Girwa. Hanyuma tubaha ikaze kuri ino YouTube channel yacu. Icyo ugomba gukora cyangwa se icyo tugusaba muri rusange ni gukora subscribe, share, like ndetse ukaba wanatanga igitekerezo cyawe kiremewe n'inyamibwa. Hanyuma muri kino kiganiro tuzajya tubagezaho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko ni showbiz, ni ubucuti n'ubuzima muri rusange tuzajya tuganiraho. Dufitemo agace cyangwa se segma bita byari crazy rero n'ahantu tuzajya dusubira inyuma mu bihe cyangwa se tukanasubira inyuma muri story zagiye zibaho zindi zigiye zitandukanye zigaruka cyane ku nkuru itangaje cyangwa se ibintu bitangaje byabayeho ku muntu runaka dufite no munsi. Uno munsi rero turi kumwe na Muheto Bertrand M2M. Yes, M2M ni Muheto wa kabiri mushya. Muri kumwe n'umuntu mushya, TV nishyashya, show nishyashya, everything new. Kuri kwa mbere turacyari mu kwa mbere, umwaka ni mushyashya. Turakwakiriye B Threy. Reka tubanze tubivuge. Urumva Muheto wa kabiri mushyashya, umwaka mushyashya, YouTube channel nshyashya, TV ikiganiro gishyashya, nshyashya, hanyuma tuguhaye ikaze umusaza. Murakoze cyane. Umwaka mushya mwese twusangire ntuzabarye tuzawuryane. nuza history yawe idusubiza inyuma mu myaka ya kera, abami cyangwa se abagabo cyangwa n'abagore ariko bakunze gushyira iyo amusera yitwaga amababo. Ukuntu ubu ngubu nyisobanura ntabwo kiri amasunzu kubera ko ubu ntabwo ushobora gukora nyine style nk'iyabayeho kera ko ku ijana ku ijana, ariko ni customize y'amasunzu yitwa imisozi. Imisozi ubwo ufite imisozi ku mutwe wawe? Imisozi miremire ni inspiration y'igihugu. Imisozi miremire, so ni ibyo represent the country. Okay, before you go dukomeza ngira ngo ntago ari bwo bwa mbere abantu bakubonye, ndetse abenshi muri bo mu bantu badukurikiye ni abantu basanzwe bakoze kandi bakurikirana ibikorwa byawe mu myaka myinshi ishize. Ikibazo gitoya cy'amatsiko, niba kidashoboka kugura tubwira indirimbo wakoranye na Ivy ndetse na Bruce tunayibuka. Ndayibuka ni indirimbo we catch up in a session. Urayikora vuba vuba ariko verse nayikoreye kuri mic nshobora kuba nayibuka neza verse exactly, byansaba kayihaso gatoya cyangwa kuyumva nk'indirimbo nyumva. Mu busanzwe se kwandika kuri Muheto, kwandika bimusaba igihe kingana gute, bigenda gute, cyangwa se abamuha beat akagenda akandikira mu rugo, cyangwa se ni freestyle nyine abikorera aho ngaho, bigenda gute? Twinjize muri studio Muheto ari kuri code, uri kwandika recording, wandika wana recording. Biterwa n'ukuntu nabyitse niko navuga, kubera ko hari igihe bisaba ko hari igihe umuntu ashobora kwandikira indirimbo mu rugo ari bitewe n'ukuntu nyine beat yampushinze kwandika nyumvishe one time.
and hari n'igihe mu rugo nshobora kugira aka distraction family and everything simpe guhita nandikira mu rugo ariko njyewe ibyo nkunda ni ukwandikira muri studio kubera ko studio igira indi spirit nyine iyo uri muri studio uri mu kazi uri mu gikoni ni nk'umuntu uri guteka ari guteka mu gikoni kandi ntabwo ntekereza cyane ku mavasi kuko nzakora menshi cyane mbizi neza ndi ku isi icyo ngerageza gukora ni ugukora kuri content mfite ako kanya nyine nijyamo deep iyo biranyorohera cyane iyo mfite content ariko without planning anything ndi muri studio n'igihe nshobora kurikodinga vasi ntayandikaga mu mutwe gusa nkagira bakaguha mic ugahita ukubita ngahita nkubita kuko nari maze akanya wenda numva beat nkumva sibonga vibe yose ndayifite mu mutwe nkahita njya kuri mic nkayikodinga nanditse hanyuma hari indirimbo imwe uvugamo uri kuvuga ngo imyotsi n'amakariso nibyo twikondera banibyaho ibyo bimbwire ntabwo mbihavanye tell us about that iriya ndirimbo nubwo ari punchline imwe wowe nshaka ko ariyo tubwiraho nyine iriya ndirimbo yitwa moves hanyuma moves punchline iri kuri verse ya mbere ndibaza nimba mbyibuka message za kuri momo ntabwo twiteza amafone y'imbo ayishana n'ifo nibyo iza kuri verse ya mbere hariya rero nashakaga kuvuga nyine ko in general ibintu dukunda nibyo twakirinze kubera ko indirimbo muri rusange ifite content isobanura ukuntu I'm not longer to the street mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko ubwo naririmbaga hariya nyine ukuntu nahengingaga kera ku muhanda ubu ntabwo ariko bimeze narabaye umuheto wa kabiri mushya you come from different styles ubukwe bwanjye family bitaho byinshi hanyuma nyine nandikira indirimbo umuhanda ndavuga ntabwo nkiri muri affairs zose ziri ku muhanda rwari uri gukatira imihanda gukatira imihanda irimo urumva imihanda iri gari nk'uko bivuga ko hariyo imyotsi n'amakariso ariko ndagira ngo ngiye kwibariza ikibazo cy'amatsiko uyu munsi niyo wicaye cyangwa se igihe cyose uri kugenda uko uri kose hari indirimbo imwe muzo wanditse cyangwa se muzo wakoze iri favorite yawe ku buryo n'umunsi turavuga ati man uno yari ngiye tu that was me nyine nanditse ibintu bimvuye ku mutima nyine ino vasi ndayikunda tu ubwo ngubwo nakubwira vasi mana yanjye zaba nyinshi ariko ubwo ngubwo kubera ko mfite mixtape nshyashya yagiye hanze 26 nibwo yose akoze kujya hanze so ubwo rero harimo vasi nyinshi nakunze nandika yose aho yegereje nyine n'indirimbo 11 gucuzinga nkuko indirimbo ya mbere team yayitoye yitwa tubikore harimo vasi nkunda vasi ya kabiri vasi ya kabiri y'iyo ndirimbo yo ndimo ndagenda barumva iyo vasi nyine nyifiringa muri njyewe waduhayeho mwaka iravuga ngo round two story ari imituku kuba tutavugana nuko nta n'isuku ubwenge mu gicuku buzaza nta n'inkuru uzajya utuza wumva ukuri kwa papa mukuru byananiye abana abasaza badashaka kumva no gutamba ngo ntibagisagamba byajimije injyana iranga ica mu nanga iyo umaze kubacanga bakuramo ifaranga reka dutsinde ibindi bitego ubugome turiho bwo kubicaza mu rugo impande zose zaje kutuviramo ikirego dukomeje kwatsa muri hub na reshow I'm with the big team trying to do some big thing get out your feelings ngutumiye muri ring music isi tugenera lyrics yumaze iminsi nibwo ubonamo byinshi bicaye inyuma ifaranga bonera sona imbaraga zihamagara turi kwamagana abarwanya kwishyura ukizana ngo bigaragara koko nuko tukibana wamona iyo ngozi tubikore wamonta abirima homeze sabaroda love kuri bose kuko wigonda hanyuma tukiri kuri mixtape isohora tonight for sure ubu ngubu irimo iragenda ijyaho so tukiriho indirimbo zose waraziyandikiye of course zose nta muntu ujya ukwandikira cyangwa imirongo yose niwe ntabwo nta muntu ujya unyandikira okay tutarava ngaho tell us more about your mixtape
Yes sir. Mixtape nkuko nakubwiraga yitwa Muheto wa kabiri mushya, hanyuma ifite indirimbo 11, ifite aka intro ikagira n'akandi ka outro, muto interlude twose harimo akavasi. Ni album nakoze, ni mixtape izu form ya album, ariko ni mixtape nyine nakoze cyambere nabivugaho, nari dedicating the family, mama n'umugore wanjye, my wife, and my son too, yitwa Kamba, hanyuma ni nawe uri kuri front cover yayo. Niwe muntu nyine wangize mushya uko nabivuga. Hanyuma impamvu nayituye my wife, niwe muntu wifuje komba mushya. So I nyine naravuze noneho nabaye mushya, I should give you a gift. Shout out to Mama Kamba. That's for real. Hari ukora ubukwe, hari ukuntu imihanda Twitter, TikTok, hari ukuntu niyo trend yari trend icyo gihe uwo munsi ukora ubukwe, ariko ni igikorwa cyatunguye abantu bamwe kirabashimisha, abandi kukisanishamo birabagora, bati ni gute umuntu umusanituzi uririmba trap abayiseri agakora ubukwe ku mugore mwiza nk'uyu, bigenze gute? Ndagira ngo tujyane muri, ntabwo mbizi niba byari crazy, ariko wibuka nk'umunsi wa mbere uhura na Mama Kamba? Ndabyibuka byose, mbabyibuka. Story rero kuri uwo munsi uhura na Mama Kamba byari bimeze gute uwo munsi? Uwo munsi wa mbere duhura nawe muri room n'abandi bashuti bacu, kuko twahujwe n'inshuti twese nyine mu rukundo, ku mwana bakunda inshuti zabo, hanyuma nanjye niho twahuriye. Ndumva twarahuye ari ku Gisozi, mba nibeshye, hanyuma ubwo nyine n'undi muniga wari we wese yari yambujije amahoro muri room, numva harimo abantu bose muri rusange bahari, ariko muri room yari yambujije amahoro, ari ukuntu bari comfortable ku muntu iyo umutinzeho gatoya. Ngewe byari byambayeho, ariko no kuri side yiwe nyine nawe bitoroshye. Hanyuma from there umva ariwe wa step in the habit. Niwe wa making the first making the first step, ariko yari a biggest motivation and everything. Yari umuntu abyuka nanjye ndetse niko nabivuga, umuntu abyuka. Hanyuma nanjye rero uwo munsi twishimiranye, kuva uwo munsi twishimirana namwatse nimero. I have never did that. Rimwe nakaka umukobwa nimero. Really? Nta na rimwe muzima uraka umukobwa namba? Urumva njyewe lifestyle yanjye n'abakobwa ni uburyo iteye, we can be friends and everything, ariko nagara abantu bari kwaciri. None se was she your first love? Kuvuze ngo for real? Yego kabisa. Wow. B Threy, ureka tutarava aho ngaho. Ubu ntago muri high school ntago wateretaga, ntago wabaga nyine ufite some girls, you know. There's this time numva umuntu kwa kundi navugaga nyine nari ndi imihanda, nanjye nabaye imihanda, hanging with girls and everything, ariko I've never give my heart to anybody. Okay. Ntabwo narabitinyaga, ntabwo impamvu byose byabaye, ntabwo I knew myself, I was a keeper, so I didn't want to be like in a wrong position, kuko nari kumva na guidance umutima wanjye ko you have to share, you will find it. Kwisi yawe rero reka tubigenze gutya. Urumva murahuye, murakonekise, imitima yanyu irishimiranye, uri kumva, ariko hari ukuntu imitima hari igihe kigera n'ukavuga ati you know what, ndagukunda kandi nyine tuwari ukuntu mbibona. Iryo joro cyangwa uwo munsi urabyibuka ukuntu byari bimeze, cyangwa igisubizo kigwa byari bimeze gute? Uwo munsi yari icyemezo gikomeye cyane, kubera yuko urumva ntabwo nari busy mu buzima busanzwe. Ari nzi ko nibeshye nyine gukundana, kuko ntabwo nari nzi ukuntu abantu bakundana ijana ku ijana, like for real. Urumva nabaga mbica hejuru, ibindi byose navuga every relationship. Hanyuma uwo munsi rero nari natsinzwe nyine very serious. I was like, uyu muntu ukuntu tumaze kumenyana, it could be better. Tunagiranye igihe kinini cy'urugendo rw'ubuzima, twese tugakomeza gufashanya, kuko ibyo dufashanyije mu gihe mu gahe gato twari turi kumwe, it was really nice. Nashatse gukipinga nyine movement ko igomba kuba uko nguko tuyewe. Hanyuma rero mu rukundo ho naramukundaga cyane, numvaga nta muntu iruhande rwanjye,
Wow. still. Bwa mbere umubwira ko umukunda umubwira ati will you be my girlfriend cyangwa can you be my girlfriend byagenze gute wabimubwiye kuri phone mwari muri kumwe nari maze kugira akizere gakeya ko bikora mumaze iminsi muvugana guhera icyo gihe muhura bavugana ibye 2 months muri talking stage mutaraba atinga dusohoka ahantu hahuriraga abaniga benshi n'ababebi babo kimihurura tugahasa nyine urumva twabanje buri muntu yabanje gukunda company y'undi nyine ngiye gusohoka nkamubwira could you come with me could you join me nawe yakanyivatinga that's ended dates hanyuma rero dates nizo zansinze kuko being a rapper and I know. hanyuma abona ari byiza ari bishyashya urumva no kubona urukundo rw'umuntu rukunze birashimisha urabona nta kiruta kubona umuntu ugukomotseho byari bimeze guterura umwana wawe uterura akavuga ati man I cried. You cried? Yes, sir. I cried nabona akavuga emoye avuga damn ntabwo bibaho nyine I cried. Ni ibintu birenze nibwo byanyumvishe mbaye gashyashya nkuko ndikubwira. Ni naho havuye igitekerezo cyo kwita iriya mixtape yawe Nkweto wa kabiri muke. Havuye igitekerezo ariko ubwo nari nkiri kwa kundi nahoze imyaka myinshi nka 20 years urumva sinari nkiri muri movement z'iyo 20 years urumva nari nahindutse ngiye mu yindi phase y'ubuzima. urumva tukiri aho ngaho hari ukuntu abajama wenda nk'umujama iyo ari imfura hari ukuntu ubona umwana reaction z'abantu zitandukanye hari uburi icyo avuga agaceceka harurira nyine hari nyine buri muntu afite reaction zitandukanye reaction yawe kumufasha wawe wari umaze kubyara imfura yawe yari ijambo amubwiye kabisa ku buryo n'uno munsi bwati jewe nk'umuntu nahise mubwira gutya ntabwo twari dufite ibintu byinshi byo kuvuga ubanza sinzi ko type ya feeling menye itandukanye ariko twaritegerezanyaga cyane mu maso tugaseka buri kanya uko turebanye nyine mu maso twetaga duseka nk'akanya k'igihe cyose nari kumwe nawe kuri hospital ubwo urumva byose nyine yari feeling yo guhuguma duseka tuguma kubera ko yari yabyaye ni ibintu birenze abafeminists barabizi. Okay, that was crazy. Reka tumujyane muri byari crazy mu myaka myinshi yahishe mbere yuko B Threy hari umuntu bita Fizo producer Fizi atubwire moment wagiranye na Fizi ujya wibuka avuga ati ibi bintu byari ibisazi kabisa. Abuze icyo avuga. Ariko Fizi twajyanye mu mihanda myinshi twagiye mu dukoresha byinshi cyane dutandukanye addiction nyinshi zitandukanye urumva twakuranye turi abana bakunda umuziki babiri muri quartier hanyuma birakura nawe arabimenya gukora kuproducinga kuko yari azi imashini hanyuma njyewe rero nanjye nari nzi kuririmba ariko ntabwo ari ibintu byatari n'icyo gihe nabitangiye no kubyiga ni twese ndumva twari tugiye mu hambere secondaire njyewe nawe bari same age hanyuma ahantu ka danje ni nk'amazu twabaga twicayemo tukarebana tukavuga ati ahantu twicaye hateye ubwoba. Ubwo ayo mazu yabaga ameze gute? Amazu ni imvumo amagenyero n'uturigara twose twabanye. Byari crazy yawe rero urumva Fizi impamvu turi kumugarukaho ni umwe mu bantu waciye mu maboko ufite uruhare runini kuri kariya yawe. Ni umwe mu bantu kabisa mwamumenye gute se? Turi abanyamakuru. Fizi rero turashaka ko twinjiza muri iyo moment na Fizi ikintu cyari crazy n'uno munsi wibuka ukavuga ati man wenda nk'aga story kari crazy k'ibisazi nyine ujya wibuka ukavuga ati uyu munsi byagenze gutya ewan ukavuga ati byari crazy kabisa. Twajyanye muri expo kera
bampinga byataye yego noneho tujyanye muri expo yari afite amafaranga ntabizi yuko afite menshi cyane kuri we ariko kuko yari umuntu nyine uri lovely nawe ariko akunda inshuti ze jewe yari best friend wanjye kuko yaranzi no mu rugo twese tuziranye ukuntu tugeze muri expo noneho njye nari ntangiye kwiparingira kuko twajyanye n'abandi bose ariko twacanye twese kwa Nyundo rest in peace to the designer n'umuji wacuruzaga imyenda mu Biryogo hariya bashyize akaronkwe ko kuri 40 munsi y'umuhanda barahasenye ariko nawe yaje kwitaba Imana yari igicumbi ukuntu abantu bashobora muzi tujyayo kwa Nyundo twaramwemeraga fo atugurira imyenda njyewe n'abajibane nawe yavuga ati fiza ameze neza byatare yari ameze neza kabisa tujya kwishitura tumaze kwishitura tuhita tujya noneho muri expo rero tumeze neza natwe tuvuga tubungubu hore bana tugeze muri expo nko mu masaha 2 fiza ataka amafaranga akajya ataka $700 arayabuze akavuga ngo arayabuze akavuga ko yabuze cyangwa akavuga ko yabuze kera $1 ryari rihenze ya fasha mana akavuga ko yabuze ngiye nkamubwira ati binsasa kabisa ndimo enjoyingira ibintu byanjye bana nze njya kuza kugira ngo nayigunze yakwamye wenyine amafaranga turayabura uwo munsi tuyabura atana telefone ariko umuntu yataye nyine yabaye stress yara telefone ebyiri imwe ari yo gukoresha internet gusa indi ari isanzwe yari na family n'abandi bantu ari njye wayibitse umvuga amafaranga ukuntu yabuze telefone ye njye nza kuyimubikira yego nanjye ndataha ndi trunk ndera mu rugo indi imyenda ndayimanika ngeraho mu gitondo biryamira mu gitondo ndabyuka telefone yari yanazimye nsanga ndayifite phone mushaka ukuntu namubona ebana biragorana kuko n'ubundi nawe yari yarakaye byatari ariko njye waba kureba merewe mu mwitwa mu mirere yeso nazingezeyo mu mirere bigora atangara avuga ati ntabwo nzi ko umuntu ajyana telefone akayigarura yari azi ko abana b'inyamirambo bafite ingeso mbi zidasobanutse hanyuma ahitamo ibiceri nyine merewe akira kashira imwe ugende ushake fiziyari naha ari kumwe na sister bajyanye hanyuma mwigire mu byanyu ndumva nishimye wowe inshuti ye uzajya uhora muri kumwe ariko kubw'ubuzima nyine ntabwo tuba turi kumwe ariko Imana imufasha hari hose so B Threy mfite ibibazo bigeze muri 4 nshaka kukubaza uratoramo ikintu kimwe sibyo icya mbere wahitamo kuba umusitari ariko nta mafaranga ufite cyangwa ukagira amafaranga ariko utari umusitari byari byose ngera mu umusitari navuga ko nahitamo kuba umusitari kuko kuva ndakana gato nibyo nahisemo inzira yanjye nyine yariyo yo kugira ukaba umusitari nta biceri ufite akenshi kuba umusitari rero n'ugira ibiceri ndetse abantu bose bari abasitari ibiceri abatisi barabigira umusitari mvuga nko kuba ufite ubwo abahanzi njye nibo nandi kuvuga bagira amafaranga noneho ikindi kintu utazibeshyaho nuko iyo wabaye umusitari nyine uba wabaye ikimenya bose uba wabaye brand ku rundi ruhande iyo wabaye brand rero bigupushinga kuba business nta kuntu bishoboka ko hataza business ways kuko iyo uri brand nyine hari ibintu byinshi cyane uba ugomba kuzahuriraho nabyo uba uri connected cya mbere kandi kuba connected no kugira abantu n'ibintu biziraho noneho nk'uko wari ubigereranyije utaba umusitari ukagira amafaranga ndakeka yuko twebwe ukuntu tungana nyine generasiyo yanjye abantu benshi nkanjye tungana batabaye abasitari bakajya gukorera amafaranga siko bose baba bakire ariko ugiye guhitamo neza umukire rero mu guhitamo niyo waba nsubiza n'ikibazo niyo waba uri umusitari rero kuko nibyo nari ndimo ndavuga nanjye nyine ubusitari nibwo wabuntunze n'umuryango wanjye ubwo rero urumva abahanzi bagiye babeshya ngo ntabwo bafite amafaranga ariko bari kubera ko maybe bafite inzozi zo kugira menshi cyane ku bitaro bwayo
ubwo urumva ni ibintu byumvikana ko ntabwo umuhanzi umusitari mugira amafaranga. Okay. Nahitamo. Okay, wahitamo kuba umusitari. Nta umusitari utagira amafaranga ni amahirwe makeya nyine yuko abantu bashaka kumenya wenda ukagira shit ukakena ko investisha ahantu ntibishoboke. Ni risks izo ngizo nyine tuzo tuba turi kumwe nazo. Okay, icya kabiri wahitamo kumenya igihe uzapfira cyangwa wahitamo kumenya ikintu kizakwica? Igihe nzapfira cyangwa se icyo zakwica? Zanyica cyangwa se icyo nzapfira. Njyewe kubera ko nta bwoba ngira ndi umusazi nahitamo kumenya igihe nzapfira kugira ngo nkore ibyo nkwiye gukora. Ariko ikizanyica nacyo ni ibintu birenze kuko ukimenya ubanza wanakirinda. Ariko njyewe ntabwo nizera neza ko ushobora gupfa kukirinda. Namenye igihe ntagikoresha. Wagikoresha ni I believe in time. Nanjye nizera mu gihe cyane. Aha, ikibazo cya gatatu wahitamo ko baguha $1 million cyangwa ugaspendinga a day with his excellency. Impamvu nyikoje ikibazo ubushize tuganira hari ama ideas wari uri kuma ari related to politics, yeah, niyo mpamvu nkubajije wahitamo ayo mafaranga angana gutyo yose cyangwa wahitamo guspendinga umunsi na First of all, shout out to His Excellency, you know, our role model, everybody. So, numva kujya gutekereza ku ruhura na His Excellency rero n'amafaranga wabigereranyije, njyewe ikintu cyiza nizera nuko His Excellency nahura nawe kuko ubwe ngize mbaye umukungu mu bumenyi na creating amafaranga nakora. Nahura nawe na spending a day nawe nkamenya ukuntu nzaba nkawe. Muri kumwe ni nk'ibihe bibazo wamubaza? Naramukoze research ihagije cyane ndamufana. Ibibazo namubaza kiri personal sinzi. Ubundi kuri level we ntamuvugisha ngo mubaze ikibazo. Ahubwo wenda nabaza one of his family member. Namubaza atari we ushaka kansubiza, namubaza ukuntu we kuri we meze. Kuri we if I had a chance naganira na Janet. Okay. We ntabwo namubaza urumva ikibazo ufite wahita ikibaza first. Okay. Ni science yani. Yeah, we never know, man. We never know. Aha, niwe rero njyewe naprefera cyane. Niwe nuko mbizi. A little bit. Okay. Yeah, byari ibyo ngibyo. Ndagira ngo turi kugana ku musozo kugira ngo dusoze tunakore kujya mu zindi gahunda cyane ko M2M mwete wa kabiri iri hanze kwitaho bihagije. Wize muri internet iki kigo? Nize ibigo byinshi cyane, nize n'ibigo nka bitanu. Ariko high school? nize n'ibigo nka bitanu ariko muri internet nize itari imyaka 2, nize Musanze, nize Burera. Nize. Tujyane rero mu wa mbere secondaire kujya ku ishuri, niba ubyibuka byari crazy yaho. Byari crazy ukuntu nagiye ku ishuri mbabwiye ko ndi Nyamirambo, bahita bagira ngo ndi umushapu, ibintu byose ndabizi. Ubwo ndetse njya muri groupe y'abantu b'abashapu byatangira nararize. Biragira nayo igikundi, ntabwo yabaye igikundi se urumva cyane. Ntabwo yigeze kugira gang yawe mu kigo uvuga ati iyi gang ni ya B Threy, ni ya Muheto. Yeah, nafite gang yitwaga DP Rappers. Okay. Noneho iyo gang kera yari gang yo mu Bwana kuko mu wa mbere nagiye mfite nk'imyaka 13 hafi ya 14. Nagize 14 niga mu wa mbere.
rero nari umwana nibwo nari ndi kwiga ibindi bintu byose ntabonye nyiri umupetiri muto home cyangwa se primary. Hanyuma iyo gang rero niyo yatumye noneho nanaba umu artist kuko icyo gihe twagerageje kuyikodinga indirimbo. Noneho tugiye kuyikodinga indirimbo byasabaga gusaba abafrere uruhushya kandi twebwe urumva twari twashyushye cyane n'iyo myaka ntabwo byumvikanaga. Tuhita tukarenga ukarenga nyine no gutoroka. Tugiye twari dufite umufrere witwaga frere nowe abantu benshi ubwo baramuzi twagiye twigana hari ku kigo cyitaga Saint Joseph Inyamirambo. Oya Inyamirambo naje kuhaza mu wa 5. Saint Joseph Muhanga. Oya Ikansi. We ya seminari ariko twigaga turi abaji gusa. Ubwo turagenda tugarutse twanga yuko twagiye. Turavuga ati ntabwo twigeze tubona abaje nyuma twagiye turi abaniga 5, babiri baje nyuma yarabafashe baciye muri babahaye amabikeni arababwira ati mumurere namwe kuko nari mubazaniye mu murere. Niba uzibuka mwari mwabangahe? 5 abaje 5. Hari umukwiye mu kigo cyanyu wibuka izina rye? Naye mwari sekateri yari afite igitoki bimwe bitandukanye n'izindi. Noneho ukuntu nyine yari ateye ku kiganza cy'aho hantu ari ameze nka sekateri. Sekateri ni ya bori kati byatsi kandi yari we mugufi. Urumva yajyaga muvero suzi zo muri yajyaga bamutereye n'akandi gatebe ka sekateri bakoze kwitwa agatebe ka sekateri. Urumva yari umusupasita nyine. Sekateri se mugize muhura nyuma yo kuba icyamamare cyangwa se musubire no kuri icyo kigo nyuma yo kuba icyamamare? Ntabwo nabeshya sekateri sinamenya amakuru ye. Niyabaga nasize nirukanka cyane sinigeze nongera kumenya amakuru. Ariko yari n'umusitari muri karitsiye mu Gasantre. Sijye kuba umusitari mu kigo hari ubundi iyo ugiye ugomba kuba umusitari mu mavuta ayo maraso biba bikurimo. Urumva mwetena kugira ngo ufate hit hari ibintu byasabaga. Urumva nk'uwo sekateri niba ashobora kuba afite umwihariko cyangwa yari umuntu worohera abanyeshuri kugeza ubwo bamukunze. Niko akenshi byagiye. Yari no mugufi umenya natwe kuko twari tukiri bagufi twaramwiyumvagamo. Wabonaga ubwo mungana. Umuyobozi rero mu kigo cyanyu mwarahigize mutajya wibagirwa? Ni menshi cyane ariko rero bitaga Tigo. Yego ko Tigo. Kubera iki? Mbaraga mu gihe cya Tigo. Tigo siracyabaho siye. Yabaye Airtel. Tigo rero yari umufrere w'umu genius byatari. Aho kugira ngo akwirukane we yarakuganirizaga. Yaratandukanye cyane kubaza ikibazo iwanyu mufite uvuka mu bana bangahe se umwana wakanga ashaka kumenya ikintu cyaguteye gukora ikosa. Ntabwo yari ateye n'abandi bantu. Urumva niyo mpamvu nanamwibuka kuko yari different. Yari dusoza B Threy. Ufite tatu zingahe ku mubiri wawe? Kubera ko ndi kubona nyine ari ni nyinshi cyangwa se atubwire iyo akunda cyane. Ni nyinshi ariko mwingiyi mba narashyize hano ku neck. Iyi ngiyi ni Cecile yanditseho Cecile. Cecile ni mama. Nyikora nayo yari ifite ubusobanuro bwo gushyira imbere uburere. Waba ukimbona ugashaka kunyibazaho ariko mu by'ukuri ni mama wanjye wanditse hano nubimenya biragushoka. I know it. Ubonaga bisa nabi ariko nubimenya biragushoka. You just love it. You can't hate it. You can't. Hanyuma turi kugana ku musozo. Reka tugushimire kuba abanye natwe uno munsi. Ndagushimira cyane namwe. Agakontenti nako gusiza abantu mu bihe tukagenda tukamenya byose ariko ntitwibagirwe na jare umuntu abarizwamo. Ndagira ngo umbwire umuntu uri mu njyana ukora cyangwa se muri jare imwe uno munsi uri kumva cyane. Zero Trap kubera ko ni umuniga w'inyamirambo niyo
very good story n'abantu batazi n'ukuntu arapa buriya arapa style Nyamirambo sobanura namuzaza mwumva umuniga wenda mention inzundi go back and listen to his music. I don't even know if he have a latest song simbyibuka neza kuko streamed his album mbere ishize amezi maybe y'umwaka ushize ariko numbyumva uzumva afite ahantu ahuriye n'umuntu witwa P-Flat ahuriye nanjye afite ahantu ahuriye n'uwo bita Prozel is the new ngira ngo byari ibyo ngibyo kuri uno munsi nicyo kiganiro cya mbere gifungura ikiganiro cyacu Metro muri byari ya B Threy mwumvise stories hari Tigo hari Sekateri hari bwa mbere Fizi hari bwa mbere aterura umwana we byiyumviro yagize byari crazy nuko byari bimeze hanyuma mugende murebe iriya mix bayirebe muhito really kuri platforms zose sharing music Spotify, Apple Music, Google Music, YouTube, Audiomack, zose Tidal, hose Boomplay, music zose ziri making sure kandi banatange comment of indirimbo nziza batubwire iyo bakunzeho kuri mixtape. Some biggest video on the way from the mixtape. Yego kandi barabizi once I'm said about the video. Okay. Nuko byagiye watubashije ikibazo nawe afite yes somebody behind the camera. What's the name? Shout out to me John. This Josh. What do I? Who is the best designer in Who's the best designer? Rwanda? You prefer the first side? Yeah. I could say a team. Team, okay. Team of designers, which is called Kwanda Hub. Okay. They have a very big aesthetic mind. Yes, so shout out to them. Shout out to Kwanda. Habaho Morris, habaho Native, habaho Motions and so. Habaho n'abandi bantu. One question. Mistake mufata gute? Mistake mufata nk'umuhanzi w'icyerekezo. Okay. Yeah, one word. Okay. Hanyuma nitwa Chance Hirwa ndetse turi kumwe rwose simba n'ikindi bari kumwe na Malaika mwakoze kutureba mukomeze